ingingo 10 ugakiza. Hari ese ingingo ya mbere niye? Agakiza no gutsindishirizwa. Iya kabiri Agakiza n'ubuntu. gatatu Agakiza no kwizera. kane Agakiza no kwihana. gatanu Agakiza no kubyarwa kabiri. gatandatu Agakiza no kwezwa. karindwi Imirimo y'agakiza. umunani Imbaraga z'agakiza. icenda Ubuyobe mu gakiza. icumi Umutekano mu gakiza. Abantu benshi batuje akanwa kabo ko Yesu Kristo ari umwami bavuga ko binjiye mu gakiza ariko binjiranamwo ubuyobe. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Witeka umva gusenga kwanje, utaka kwanje kukugereho, gusenga kwanje gushimwa imbere yawe kumubavu, no kumanika amaboko yanje kube nk'igitambo cyane mugoroba. Reka ngusuhuze inshuti ya gusenga everyday, nizere ko mumeze neza mu bisanzwe muri kumwe nanje Manakiza Edouard. Abari mu Rwanda shalom shalom, abari mu Burundi shalom shalom, abari muri Afrika mwese mwumva ikirundi n'ikinyarwanda ndetse n'ikinyamurenge shalom shalom, abari ku mugabane wa Burayi shalom shalom, abari ku mugabane wa Aziya mudukurikira shalom shalom, abari ku mugabane wa Amerika mudukurikira mu majyaruguru n'amajyepfo ya Amerika shalom shalom, abari ku mugabane wa Oceania shalom shalom. Uko mubona kuri kamera yagusetse kumwe na Dr. Revera Pastor Magaro. Dr. Shalom shalom. Pastor rero mwatangira musenga Imana. Mana turagushimiye igitondo ciza duhaye kubw'urukundo rwawe, turacahumeka umwuka w'abazima kugira ngo dukomeze umuhamagaro waduhamagaye, ari wo gusangiza ubutumwa bwiza amahanga yose tubahindura kuba abigishwa ba Yesu Kristo. Turagushimiye kuratangirana natwe gusozanya natwe mu izina rya Yesu, amena. Amena. Pastor, hari inyigisho watambukije zivuga ko kugakiza hari ingingo 10 wavuze. Ese ingingo ya mbere niye? Agakiza no gutsindishirizwa. Iya kabiri Agakiza n'ubuntu. gatatu Agakiza no kwizera. kane Agakiza no kwihana. gatanu Agakiza no kubyarwa kabiri. gatandatu Agakiza no kwezwa. karindwi Imirimo y'agakiza. umunani Imbaraga z'agakiza. icenda Ubuyobe mu gakiza. icumi. Umutekano mu gakiza. Ure Pastor, uyu munsi ugiye kutubwira igice ca 9, no kuvuga ngo ubuyobe mu gakiza. Ubuyobe mu gakiza. Abantu benshi batuje akanwa kabo ko Yesu Kristo ari umwami bavuga ko binjiye mu gakiza ariko binjiranamwo ubuyobe. Ubundi agakiza ntizi ikintu gikorwa rimwe ahubwo ni urugendo, kugeza igihe Yesu azagarukira abantu bazaba bagikizwa. Izo mpamvu abakiranutsi baririmba ngo mpisemo guhora nkizwa ngashingwa mu gakiza cye. Guhora umuntu akizwa niko gukizwa by'ukuri, ariko ntabwo umuntu akizwa rimwe. Ubwo rero ubuyobe, abinjiranye mu buyobe hari ingingo 3 ubuyobe bushingiyeho. Ingingo ya mbere bayita extirpation. Extirpation ni iki mu Kinyarwanda? Extirpation ni ukuvuga ngo iyo umuntu akijijwe atandukana na kamere burundu. Ubwo ni ubuyobe nuvuga ngo kamere ikarandurwa burundu. Ico ni ikinyoma rero ko ntabwo kamere itandukana na nyirayo. Ahubwo niyo umuntu apfuye ahambanwa na kamere. Bango kamere y'umuntu, ubuyobe ni ukuvuga ngo nimara gukizwa nzatandukana na kamere, ntaco kamere izaba ikintwaye. Oya, iyo umuntu akijijwe agumya guhangana na kamere. Nandi zo mpamba Abaroma igice ca 8 umurongo wa 8 avango erega abari mu butware bwa kamere ntibishoboka ko banezeza Imana. Nuko ico umuntu ahabwa amaze kwinjira mu nzira y'agakiza nungutegeka kamere ariko akagumana nayo. Kandi kamere rero yubakiye ku ngingo 5. Ingingo ya mbere kamere yubakiyeho ni ingingo y'ibitekerezo. Ingingo ya kabiri kamere yubakiyeho ni ingingo y'amaso. Ingingo ya gatatu kamere yubakiyeho ni urugingo rw'ururimi. Iya kane ni igifu. Iya gatanu kamere yubakiyeho ni igitsina. Nuvuga ngo izo ngingo uko ari 5 nizo zubatse kamere, nizo zituma kamere ikomera. Kuvuga rero ngo umuntu yatandukana na kamere nuko umuntu yaba atakigira ibitekerezo, nuko umuntu yaba atakigira amaso, nuko umuntu yaba atakigira ururimi, nuko umuntu yaba atakigira igifu, nuko umuntu yaba atakigira igitsina. Ico gihe yaba yatandukanye na kamere. Ariko kuko izo ngingo z'umubiri uko ari ibice 5 umuntu azipfana, kamere y'umuntu ipfana nawe. Ubuyobe bwa mbere rero nuvuga ngo ni extirpation.
kuvuga ngo iyo umuntu akijijwe ntabwo aba gishoboka gukora icyaha. Oya, umuntu ukijijwe yakora icyaha kuko icyo Imana imuha ni imbaraga z'umwuka wera zimuhesha gutegeka kamere imurimo. Izo ngingo eshanu rero zubatse kamere nizo turwana nazo, kandi Satani nawe nizo arazizi. Iyo afashe kuri rumwe uhangana nawe, yakunesha ku rugingo rumwe ukaba uratsinzwe bikaba birarangiye. Kamere rero kuko ishingiye ku bitekerezo, mu Migani ibice 23:7 haravuga ngo uko atekereza mu mutima we niko ari. Nawe yakubwira ngo ndagufungura ariko umutima we ntuhuje nawe, nuvuga ngo ibitekerezo. Yesu nawe yaravuze muri Matayo 15:19 ngo mu mutima ni wava ibitekerezo bibi, mu mitima ni wava ibyonona, mu mitima ni wava ubugome, mu mutima ni wava ubwicanyi. Imigani 4:23 rero nizo mpamvu havuga ngo rinda umutima wawe kurusha ibindi byose birindwa, kuko arimo iby'ubugingo byose bikomoka. Nukuvuga ngo inkingi ya mbere yubatse kamere ni ibitekerezo. Iyo unesheje rero ibitekerezo uba uri mu rugendo. Abasigaye kurwana n'amaso nabyo byubatse kamere. Amaso ni ikintu kiruhije cyane. Usomye mu Migani igice cya 6:16 haravuga ngo amaso y'ubwibone, ururimi rubesha, umutima ugambirira ibibi, amaboko avusha amaraso atariho urubanza. Urumva ni ingingo z'umubiri nizo zubatse kamere. Utandukana na kamere ntabwo bishoboka, ahubwo umuntu apfana nayo agahambanwa nayo. Amaso rero muri Matayo 5:27 haravuga ngo mwumvise ko byavuzwe ngo ntugasambane, ariko njyewe ni Yesu Kristo avuga ngo iyo umuntu yitegereje umugore wa mugenzi we akamutekereza mu bitekerezo, akamwubaka mu bitekerezo, tayari azaba yarangije gusambana nawe, nuko ari amaso yabiteye. No muri Yohana igice cyaho cya 9:40 kugeza 42 ndetse no kuva kuri 38 kugera kuri 42 havuga ukuntu Yesu yaje mu isi kugira ngo ababona bahume, kandi kugira ngo abatabona barebe. Amaze kuvuga ayo magambo, abafarisayo baramubaje ngo mbese uradututse ngo turi impumyi? Yesu yarababwiye ngo yabaye muri impumyi mwamufite amahirwe, ariko kuko muvuga ngo murareba, ibyaha byanyu bihoraho. Nuvuga ngo n'amaso nayo atuma ibyaha bihoraho, kuko kureba ibyiza nibyo bituma unabitekerezaho. Urwo ni igice cya kabiri cyubatse kamere na amaso. Nuvuga ngo izo nkingi uko ari eshanu zubatse kamere zo bituma umuntu ahora atsindwa na kamere, akayitsinda none agatsindwa nayo ngejo, akayitsinda none agatsindwa nayo ngejo. Paulo yakomeje kuri ayo magambo mu Baroma igice cya 7:14 aravuga ngo amategeko ni meza kandi n'ay'umwuka koko, ariko nje ndi wa kamere naburiye gutwarwa n'ibyaha, sinzi ico nakora. Iciza nshaka gukora si cyo nkora, ahubwo ikibi nanga akaba ari cyo nkora. Hari ijambo ry'Imana riravuga ngo njya gukora ibyiza, ibi bikantaje imbere, nkishimira amategeko y'Imana mu mutima wanje, ariko hakaboneka irindi tegeko ryo mu ngingo zanje rigwanya itegeko ry'Imana ryo mu ngingo zanje. Hariya ni Abaroma 7:14 kugeza 25. Paulo aravuga ngo mbonye ishano, ninde uzankiza uyu mubiri untera urupfu? Aravuga ngo ariko Imana ishimwe ku bwa Kristo Yesu kuko izankiza. Nukuvuga ngo Imana yonyine niyo yakurinda kushobora kugira ngo ubashe gutsinda kamere. Izo mpamvu mwuka wera niwe utuma dutegeka kamere, ariko ntabwo dutandukanya na kamere, ahubwo atuma tuyitegeka ariko tukagumana nayo. Noneho rero inkingi ya gatatu turwana nayo ni ururimi. Nurimi narwo ijambo ry'Imana muri Yakobo igice cya 3:5 kugeza ku 10 aravanga ururimi ni urugingo ruto. Ijambo ry'Imana riravuga ngo rwonona kamere yacu, kandi noneho rero nirwo rushora abantu muri gihonome. Ururimi ni akantu gatoya, ariko kakonona umubiri wose. Noneho kakagera kuri kamere, kagatsindagira kamere, noneho rero kagashora umuntu muri gihonome. Ururimi narwo ni yindi nkingi kamere irwana nayo. Noneho rero iyakane ni igifu. Mu gifu rero niho hava kurwanira iby'isi, irari ry'isi n'ibihendo, abantu bagashaka gukira ku gahato.
bitaragera igihe abantu bakarwanira iby'isi bashaka kurya. Nta nizo mpamvu mu bwami bw'Imana kwese iyo yadukijije kurya abantu bazagubwa neza, ariko abantu bakirya nta gihe na rimwe bagubwa neza, kuko mu Bafilipi igice cya 3 umurongo wa 19 aravuga ngo nk'abo imana yabo ni inda, bagize inda imana yabo. Kurya ni byiza, ntabwo tuberaho kurya, ahubwo turya kugira ngo tubeho. Ntabwo tuberaho kurya, iyo ubereyeho kurya urapfa, ahubwo turya kugira ngo tubeho. Nta nizo mpamvu igifu nacyo giteranya abantu, nacyo akaba ari inkingi yubatse kamere. Indi nkingi ya 5 rero ni igitsina, nayo yubatse kamere. Irari nibyo bizana ubusambanyi. Hariya baravuga ngo ubusambanyi, ubuhehesi, abameze batyo umugabane wabo ni muri ya nyanja yaka umuriro n'amazuku. Ni mu Bakorinto wa mbere igice cya 6 umurongo wa 9, nayo ni inkingi yubatse kamere. Kuvuga rero ngo umuntu yakijijwe ngo yatandukanye na kamere ni ubuyobe bwa mbere. Ingingo ya 2 y'ubuyobe ni legalisme. Legalisme ni ukuvuga ngo umuntu yubahirije amategeko ku nyugute ya umukiranutsi, ni ikinyoma. Ahubwo icyazanye Yesu ni ukudukura mu butware bw'amategeko, ku ijambo ry'Imana muri Bagalatiya 4 umurongo wa 4 aravuga ngo maze igihe gikwiye gisohoye, Imana yohereza umwana wayo wavutse atwarwa n'amategeko kandi wabyawe n'umugore, kugira ngo akure mu bubata abatwarwa nayo, biduheshe kwitwa abana b'Imana. Ahubwo umuntu ahinduka umwana w'Imana iyo atagitatwarwa n'amategeko. Ntabwo bisobanura ngo amategeko yavuyeho, ariko bisobanura ngo amategeko asohorera muri Kristo Yesu. Ufite Yesu yubahiriza amategeko, bikagwa mu ijambo rya Paulo rivuga ngo amategeko ni meza kandi ni ay'umwuka. Ni ukuvuga ngo ufite Yesu afite amategeko yose. Nta wakwica amategeko afite Yesu. Iyo ahindutse ay'umwuka ntabwo abantu bayapimisha amaso y'umubiri. Ni ukuvuga ngo itegeko ntabwo rigomba gukurwaho. No muri Matayo 5 umurongo wa 17 bavuga ngo ntabwo naje gukura amategeko, ngo naje kuyasoza kubera iki yari yaraheze mu nzira kubw'intege nke zayo. Abaheburayo igice cya 7 umurongo waho wa 11 haravuga ngo niba gutunganywa kose kwaba kwarazanywe n'ubutambyi bw'Abalewi, kuko mu gihe cyabo niho abantu baherwaga amategeko. Ni iki gituma kundi mutambyi abonekaho mu buryo bwa Melkisedeki atari mu buryo bwa Aroni? Ubwo rero ubutambyi bwahindutse n'amategeko nayo akwiriye guhinduka. Hariya baravuga ngo ni amategeko y'ubutambyi, ni amategeko muri rusange. Hariya kuri 18 Abaheburayo igice cya 2 baravuga ngo itegeko ryakuweho kubw'intege nke n'umumaro muke. Ntabwo ari ukubura umumaro, ni umumaro muke. Yesu rero ntabwo yaje gukuraho amategeko, yaje kuyasohoza, ni mu ntege nke zayo. Kuko amategeko yose asohoreye muri Yesu, ufite Yesu aba afite amategeko yose. Nta nizo mpamvu Bagalatiya 3 ku murongo wa 10 bavuga ngo igikomeye Yesu yaje kudukiza, ni ukuvuga ngo ni umuvumo w'amategeko, nico Yesu yaje kudutabara dukiza. Nta nizo mpamvu yaje gucungura abatwarwa nayo kugira ngo bibaheshe kwitwa abana b'Imana. Ntabwo rero wakurikiza itegeko ku nyugute ngo riguhindure umukiranutsi, oya. Nubwo wayubahiriza yose ku nyugute, ntabwo wahinduka umukiranutsi, kuko ntabwo yashobora amategeko. Muri Timoteyo ya mbere igice cyaho cya mbere murongo wa 8 haravanga amategeko ni meza koko iyo umuntu ayagenje uko bikwiriye amategeko. Ariko tuzi ko amategeko atashiriweho abakiranutsi, ahubwo kereka ibigande, kereka abatukana, kereka abatumvira, abakubita base na ba nyina, ibigande, abagabo bendana, abasambanyi, abicanyi, ngo n'ibindi byose bidahuje n'inyigisho nzima z'ubutumwa bwiza bwa Kristo nahawe. Ni Paulo yavuze muri Timoteyo ya mbere igice cya mbere umurongo waho wa 8, amategeko ni meza iyo umuntu yagenjeje uko bikwiriye amategeko. Ariko ntabwo yashiriyeho abakiranutsi umuntu bamuha itegeko kuko yishe ibintu. Itegeko rero ribereyeho guhana, ariko Yesu Kristo abereyeho gutanga imbabazi. Nta nizo mpamvu igihano gihana abanyabyaha ntabwo gisibanganya imbabazi, ariko imbabazi nayo kuko zidakuraho urubanza kandi abantu bose akaba atari abakiranutsi, amategeko ni ngombwa, agomba kubaho akaberaho guhana abanyabyaha, ntabereho abakiranutsi, kuko abakiranutsi ntabwo bagitsindishirizwa n'amategeko.
mu Bagalatiya 3:23-25 haravuga ngo ni koko kwizera kutaraza twabaga tubohewe gutwarwa n'ayo mategeko dutegereje kwizera kwari kugiye kuzahishurwa. Ijambo ry'Imana ravuga ngo ubwo noneho nibwo amategeko yatubereye umushorera wo kutugeza kuri Kristo kugira ngo dutsindishirizwe no kwizera. Ariko kwizera kumaze kuza ntitwaba tugitwarwa na wa mushorera ariyo mategeko. Ahangaha rero ntabwo Yesu yaje gukuraho amategeko, ahubwo yaje kuyasohoza, kuko amategeko yari yaraheze mu nzira kandi abantu bakayakoresha ahubwo bica. Bazanye umugore wasambanye bamugije imbere ya Yesu, baravuga bati uravuga iki? Uyu muntu twamufasha asambana. Yesu yarabitegereje ariko yandika hasi, arondora imitima yabo. Agiye kubura amaso aravuga ati muri mwese utarakora icyaha nawe uwa mbere kumutera amabuye. Ntabwo Yesu yaciye urubanza nk'umuyuda, nta nubwo yaciye urubanza nk'umunyamahanga, ahubwo yaciye urubanza nk'Imana. Yaba umuyuda yari kuvuga ngo kuko nibamutera amabuye kuko yafatiwe mu cuho akora icyaha cy'ubusambanyi. Yaba umunyamahanga yari kuvuga ngo muzane n'uwo basambanye nawe. Ariko Yesu aravuga ngo muri mwese utarakora icyaha. Ntiyanavuga ngo muri mwese utarasambana kuko ari cyo umugore yari yakoze, kandi abantu bose bakaba badahuza icyaha. Bamwe bafite ubwicanyi, abandi bakagira ubusambanyi, abandi bakagira ubujura, abandi bakagira ubugome bwo mu mutima, abandi bakagira ububesha, abandi bakagira ibisitaza bitandukanye. Nizo mpamvu Yesu yabajije atyo. Ahangaha rero Yesu Kristo icyo yaje kudubohora ni ukudukura mu bubata bw'ayo mategeko. Abagalatiya 3:10 akadukiza umuvumo wayo kugira ngo tubone kwitwa abana b'Imana kandi duhabwe na wa murage twasezeranijwe ariwe Mwuka Wera. Ahangaha rero iyo umuntu yemereye Umwuka Wera akayoborwa nawo ategeka kamere burundu. Ubwo ni ubuyobe bukomeye bwa legalisme. Umuntu avuga ngo nzakurikiza itegeko irya mbere ndikurikize, ntukagire izindi bana mu maso yanjye, ntukiremere igishushanyo kibajwe, ntukabavugire ubusizina ry'Uwiteka Imana yawe, wibuke kweza umunsi w'isabato, ubahe so na nyoko, ntukice, ntugasambane, ntukibe, ntugashinje mugenzi wawe ibinyoma, ntukifuze inzu ya mugenzi wawe. Akibwira ko yakurikiza inyugute ku nyugute, o inyugute irica. Noneho rero akibwira ko yakiranuka kubera yakurikije amategeko, ariko abaheburayo baravuze ngo ntabwo gutunganywa kose kwazanywe n'ayo mategeko. Oya, ahubwo amategeko yakuweho kubw'intege nke n'umumaro muke, ariko Yesu Kristo aje kuyasohoza ayaha imbaraga zose zuzuye. Uwemera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza aba none yubahirije amategeko muri Yesu Kristo. Icyo yatsindishirizwa no kwizera uwo nguwo Yesu Kristo. Ubuyobe bwa gatatu ni ikintu cyitwa ascetisme. Ascetisme ni ukuvuga ngo ngiye kubabaza umubiri ngo ukubite, noneho kugeza igihe ndawumaramo imbaraga kugira ngo kamere nayo ipfire mu mubiri. Ntabwo kamere yapfira mu mubiri, ahubwo wakwikubita ukiyica kugeza igihe upfana nayo ukayihambanwa. Ariko abantu bibabaza, hari abantu bitwa aba epikureo n'abasitoiko. Ni byakozwe n'intumwa igice cya 17:18. Bari abanyabwenge, ubwoko bw'abagiriki, ni amatsinda. Bamwe bitwa aba epikureo, abandi bitwa abasitoiko. Babaza Pawulo avuga ngo mbese uwo munyamagambo menshi arashaka kuvuga iki? Kuko bashakaga kurondora no gushishoza akantu kose. Ariko aba epikureo ni abantu bumvaga bashaka kugera ku Mana banyuze mu binezeza umubiri. Naho abasitoiko ni abantu bashakaga kuvuga ko baragera ku Mana ari uko bishe umubiri. Nuvuga ngo bagiye gukubita umubiri. Ndetse bamwe mu bayobe dufite, bamwe bakoresha umubatizo wo gutwika, abandi bakabatiza umubatizo wo gusimbuka umuriro, abandi bagakoresha umubatizo wo gukubita inkoni kugira ngo bababaze ya kamere, kuko ari icaha cubakiyemo. None nibamara kuyikubitira muri uwo mubiri, ya kamere ipfe, none umuntu atandukane nayo. Icyo ni ikinyoma. Twashatse kuvuga ngo ubuyobe mu gakiza. Abayobe bavuga ngo iyo umuntu akijijwe atandukana na kamere, ni abayobe. Abavuga ngo iyo umuntu akijijwe agendera ku mategeko, nabo ni abayobe. Kuko amategeko ntabwo yaduhesha gukora ibyiza, kandi umuntu ubwe ntiyabasha kuyubahiriza. Ahubwo uri muri Yesu ayubahiriza muri Yesu, kuko amategeko
ko wageze muri Yesu ahinduka y'umwuka, niko navuze mu Baroma gice ca 7 umurongo wa 14 haravuga ngo amategeko ni meza koko kandi nay'umwuka, ariko nge ndi uwa kamere kandi naguriye gutwarwa n'ibyaha. Pawulo ubwo aravuga ngo nja gukora ibyiza ibi bikantanga imbere, kishimira amategeko y'Imana mu mutima wanje, akaba irindi itegeko ryo mu ngingo zanje rirwanya itegeko ry'Imana rintegeka gukora ibyiza. Aravuga ngo mbogishano, ninde uzankiza uyu mubiri untera urupfu? Aravuga ngo Imana ishimwe ko bwa Kristo uzaje udukiza. Ubuyobe rero bwa gatatu ni ukuvuga ngo tugiye noneho kubabaza umubiri. Navuze ko abaepikureyo bawunezezaga kugira ngo begere Imana, nabwo ni ubundi buyobe. Hari n'abandi bitwa abaedoniste bawunezezaga kugira ngo begere Imana. None abalegaliste uwitwa Nesitore, umugabo witwa Nesitore ni umwanditsi ukomeye, we yaravuze ngo umuntu ashatse aba umukristo cyangwa akabyanga. Ariko muri Yohana igice ca 6 umurongo wa 44 aravuga ngo nta uza kwa iwanje atarehejwe na Data. Harimo kuza kwa Yesu no kwemera, ariko harimo no kureshwa. Ijambo ry'Imana muri Mateyo 22 umurongo wa 14 haravuga ngo abatowe ni benshi ariko abatoranijwe ni bake. Bisobanura ngo umuhamagaro ni rusange ariko kwitaba ni gatozi. Umuhamagaro ni generale ariko kwitaba ni individuel. Umuhamagaro ni rusange ariko kwitaba ni gatozi. Nizo mpamvu umuntu afite uburenganzira bwo kwanga agakiza cyangwa akakakira, ariko harimo kuresha guva ku Mana. Umuntu ubwe rero wenyine ntiyashobora kubahiriza amategeko yagendereho, kuko ntiyagira icyo ahuriraho nuko kuresha uvuye ku Mana. Ubwo buyobe rero bwo kuvuga ngo umuntu azababaza umubiri byatumye bamwe bakoresha umuhatsi wo gukubita inkoni. Bavuga ngo turamukubita inkoni 100, kamere tuyinoze tuyicire muri we asigara ari muzima atunganye. Bakamukubita akababara, za nkoni zikamugeraho, ariko inkoni ntabwo igera kuri kamere, oya, ahubwo inkoni igera kugufa yamarika gukumbanya, ariko nta nkoni igera kuri kamere. Abantu bakijijwe rero bavuga ngo bazababaza umubiri, bawukubite, bawiriza ubusa, bawumaze icyumweru batawugaburira ngo kugira ngo bagere ku gukiranuka, nabwo ni ubundi buyobe. Iyo ni imyizerere y'abasitoyiko. Abasitoyiko bavuga ngo barawukubita bawubabaze, bayitiye abasitoyiko. Bamwe batwika umubiri nyine bagacana itanura, bakavuga ngo usimbukushe noneho kamere isigare muri wa muriro ugere hakurya yawo ukiranuka. Nabwo ni ubuyobe bukomeye buhuje n'ubwo abasitoyiko. Abo basitoyiko rero bibabaza bari bari mu itsinda rya 5 ry'abayuda mu mashami 5. Hari abayuda itsinda ryitwa abafarisayo, abayuda itsinda ryitwa abasadukayo, abayuda itsinda ryitwa abanditsi, abayuda itsinda ryitwa abazeroti, abayuda itsinda ryitwa abaeseniya. Abo baeseniya nabo bakoreshaga kukubita umubiri bawugaburira nabi, bawiriza ubusa, bawushiraho umwanda, bawanduza uko bashoboye kose kugira ngo babone uko bakwegera Imana, kuko ntabwo wanezeza umubiri ngo Imana ikwemere. Nibyo myizerere yabo. Ntabwo Imana ivuga ngo tuyizeho twabanje gukubita umubiri, kandi ntabwo Imana ivuga ngo tuyizeho twabanje kunezeza umubiri, ahubwo umuntu ayizaho ukwari. Umuntu ayizaho mu biharimo ukwari, uko yabayeho, uko yakuze, akayiza Imana ikakwemera. Ijambo ry'Imana avuga ngo mwese abarushe n'abaremerewe ni munsange ndabaruhura. Mu nyigiro uko nduworoheje namwe murabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Umugambi wese nuwo kuruhura imitima, ntabwo ari uwo kuruhura imibiri. Imibiri iri muri Yesu kuko yambaye ariyo nzu y'umwuka, nayo igubwa neza. Ariko ntabwo umugambi wa Yesu ari uwo kuvuga ngo twubakire umubiri, oya, ni ukubaka iby'umwuka. Nizo mpamvu rero babandi bakubita batagera ku ntego, babandi bawiriza ubusa batagera ku ntego, bawundi banga kusukura ntabwo bagera ku ntego. Nibyo ijambo ry'Imana riravuga ngo twiyeze imyanda y'umubiri n'umutima, ni byiza no gukaraba, ariko gukaraba konyine ntikwageza abantu ku Mana. Petero yaravuze ngo nuwakaraba cyane umubiri we, nkuko byanditswe muri Petero ya mbere 3:18, avuga ngo nkuko Kristo yapfira abanyabyaha ngo umukiranutsi nawe akwiriye gupfira abakiranirwa kugira ngo abayobore
ku Mana amaze kwicwa mu buryo bw'umubiri, ariko amaze kuhindurwa muzima mu buryo bw'umwuka. Ijambo ry'Imana avuga ngo uwo mwuka niyo yabwiye kubwiririsha imyuka yose yari mu nzu y'imbohe ikuzimu. None ijambo ry'Imana riravuga ngo umubatizo ni indahiro y'umutima uticira urubanza, ntabwo no kwibira mu mazi ntabwo bikuraho n'ico ryo ku mibiri, niko Petero yavuze, ahubwo ni kugira ngo ibindahiro y'umutima uticira urubanza kuvuye mu bisi ugiye mu b'Imana, ariko ntabwo bikuraho ico ryo ku mubiri. Gukarabya umubiri ntibigira umuntu umukristo, no kuwukubita ntabwo bimugira umukristo, no kuwutwika ntabwo bimugira umukristo. Urumva ubuyobe mu gakiza bushingiye ku bintu byinshi. Iyo bamwe bavuga ngo urakiza ugatandukana na kamere, bakavuga ngo noneho rero nta wakongera guhura n'irari iyo umuntu ari muri Yesu. Oya, kuko ingingo z'umubiri arizo zibyara irari, nta catuma utongera kugira irari ngo dukuri muri Yesu Kristo. Yakobo yaravuze ngo ururimi na urugingo ruto, ngo ariko ngo ni rwo rusenya kamere yacu rugadushora muri gehonome. Ariko Martin Luther yaravuze ngo igitsina n'urugingo ruto ngo naryo rushora abantu muri gehonome, ariko ikintu cubakiyeho kamere cyose cashora umuntu muri gehonome. Byaba ibitekerezo, yaba amaso, yaba ururimi, yaba igifu, cyaba igitsina, byashora umuntu muri gehonome. Ubwo rero kamere y'umuntu ubwayo ntabwo itandukana nawe. Urasenga, Imana ikaguha imbaraga zo kuyitegeka. Noneho rero agakiza kagahinduka urugendo, nk'uko ijambo ry'Imana mu Bafilipi igice ca 3 umurongo waho wa 12 aravuga ngo si ukumuvuga ko maze guhabwa cyangwa ngo mbe maze gutunganywa, ahubwo ndakurikira kugira ngo ahari nsingire ibyo Kristo yamfatiye. Ariko na hariya mu Bafilipi igice ca 2 umurongo wa 12 hatwereka ukuntu agakiza ari urugendo. Haravuga ngo abo nkunda bene data, uretse igihe mpari ariko cyane cyane ndahari, abariko musohoza agakiza kanyu mutinda kandi muhinda imishitsi. Bisobanura ngo agakiza karakorerwa, nizo mpamvu gahoraho. Agakiza karakorerwa, nizo mpamvu dukizwa buri munsi. Agakiza karakorerwa, nizo mpamvu duhora dukizwa. Ubwo rero ubuye mu gakiza yari ingingo ya 9 mu ngingo 10 z'agakiza. Ari ingingo ya mbere ivuga ngo agakiza no gutsindishirizwa, agakiza no buntu, agakiza no kwizera, agakiza no kwihana, agakiza no kubyarwa kabiri, agakiza no kwezwa, imirimo, imbaraga z'agakiza, imirimo iva mu gakiza, ubuyobe mu gakiza, umutekano mu gakiza. Izo ni ingingo 10 zigize inyigisho z'agakiza. Ariko ingingo ya 9 mu gakiza yitwa ubuyobe mu gakiza, abantu bayobeye hagari. Uretse n'izo ngingo 3, extirpation, legalisme, ascetisme, ahubwo hari n'umugabo witwa Arius wavuga ko Yesu Kristo ari ikiremwa c'Imana, nkuko mu Bakolosayi igice ca 1 umurongo waho wa 15 avuga ko Yesu Kristo ari imfura mu byaremwe. Bakavanga ubwo none ni ikiremwa si Imana. Ariko ijambo ry'Imana ku murongo wa 16 turavuga ngo byose niwe byaremewe kandi byose niwe wabiremye. Nuvuga ngo Yesu Kristo nawe yaremye ibintu byose. Nizo mpamvu bavuga ngo mbere na mbere hariho jambo we yari yahoranye n'Imana kandi yari Imana. Nta caremwe mw'isi mu byaremwe kitaremwe nawe. Nuvuga ngo Yesu Kristo ni umuremye, ntabwo ari ikiremwa. Hakaba n'abandi noneho rero bitwa abadosete bavuga ko Yesu Kristo abaye umwana w'Imana mu gihe c'umubatizo. Abantu benshi baza n'ubuyobe mu gakiza, ariko inkingi 3 noneho zigize ubuyobe nizo ngizo ukeka ko umuntu yatandukana na kamere. Kandi noneho rero iyo umuntu yigereranije na mugenzi we abona ari umukiranutsi. Ubundi nuvuga ngo buri wese agira karite zirutiza abandi, buri wese akagira karite zirutiza abandi. Iyo rero ushaka kureba ubukiranutsi bwawe ukigereranya n'abantu, usanga hari ico barusha. Kandi buri wese yagiye gupima, gushira ku gipimo gukiranuka ko kigereranya na mugenzi we, abona ko amuruta. Ariko iyo wigereranije na Yesu, umuntu wese abona ari umwanda.
nizo mpamvu rero ushaka gupima gukiranuka kwe ntakigereranye na mugenzi we w'umuntu, ahubwo azigereranye na Yesu asange ari umwanda. Yesu rero icyo yaje kudukiza ni umuvumo uturuka mu muvumo w'amategeko. Ni ukuvuga ngo nta muntu wakwiha kubahiriza inyugute ku nyugute ngo akiranuke. Gusa uwemereye Yesu Kristo afite amategeko yose muri we, kuko Yesu yaje kuyasoza, ntiyaje kuyakuraho. Abantu baravuga ngo ntiyigeze akuraho, Matayo yaravuze ngo ntiyigeze akuraho meme na iota, akanyugute gato mu rurimi rw'Ikigiriki avuga ngo alpha, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa. Ako ka iota akaba hejuru ya i. Niko Yesu yavuze ngo nako gato kangana gatyo ntabwo naje kugakuraho. Ariko kuvuga ngo ntabwo yaje gukuraho iota ntibisobanura ko atashiramo ikiruta iota, kuko no gusohoza byonyine biruta iota. Narizo mpamvu amategeko yose kwasohorera muri Yesu Kristo. Wemera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, amategeko asohorera muri we. Ntabwo rero umukristo yica amategeko ya, kuko abakiranutsi ntabwo bahabwa amategeko kuko badatwarwa nayo. Pastor ukiri ngaho kuvuze ko Yesu atakuyeho n'inyuguti, none se kubera iki iota, kubera iki itegeko kwica isabato ko ari icyaha ko haba havuyeho? Nizo mpamvu Yesu yavuze ngo ni umwami wayo. Mariko 2 uturutse ku murongo waho wa 23 numva ngo Yesu ni umwami. Iyo ubahirije umwami uba wubahirije n'ibyo ategeka, kuko kugira ngo umwami akumve akwemere nuko akwemera amategeko ye. Kugira umwami akwemere nuko akwemera amategeko ye. None ni impamvu ki mu mategeko 10 havuyemo rimwe? Izo mpamvu asohorera muri Yesu. Pawulo akavuga ngo ahinduka y'umwuka. Abaroma 7:14 amategeko ni meza kandi nay'umwuka. Kandi Bibiliya ivuga ngo mwibuke kuziririza umunsi w'isabato. Yego, wibuke mu buryo bw'umwuka, no kuvuga ngo nugutekereza ku Mana uwo munsi. Ntabwo ari imbaraga z'amaboko icyo gihe ziba zigikora, ahubwo ni umutima w'umuntu. None se Yesu ko Bibiliya ivuga ngo nta tegeko na rimwe, ngo nta nyuguti n'imwe. None ukavamo niko navuze ngo nta nyugute n'imwe, ariko bavuga ngo nta nyugute n'imwe yavuyeho ntibisobanura ko nta itakongerwaho, kuko isezerano rishari rifite inyuguti imwe, kandi iyo nyugute n'imwe yari y'amasezerano, isezerano rya kera. Urakoze Pastor. Ese Pastor, hari abayobe mu buryo bubiri. Hari abayobe mu buryo bw'abantu basenga cyane, hakaba n'abayobe mu buryo ba theology. Urabivuga hiki? Nibyo navuze nti nta nzira wanyuramo gukiranuke. Abantu benshi bavuga ko gusenga cyane byagira umuntu umukristo, abandi bakatekereza ko gusoma cyane byabagira abakristo, abandi bakavuga ko gutanga cyane byabagira abakristo. Oya, gutanga cyane impano ntibyakugira umukristo, gusenga cyane ntibyakugira umukristo, gusoma cyane ijambo ry'Imana ntabwo byakugira umukristo. Ahubwo icyakugira umukristo ni ukugendera ku rufatiro rwo kwizera Yesu Kristo. Yego, imirimo y'impano ni ikimenyetso c'agakiza, ariko ntabwo ari urufatiro rw'agakiza. Ubwo ni ukuvuga ngo umuntu usenga cyane ngo abe umukristo ntazaba umukristo, azaba indyarya gusa. Umuntu usoma cyane ngo azaba umukristo ntazaba umukristo. Umuntu utanga cyane ngo bizabugira umukristo ntabwo azaba umukristo. Ahubwo kuba umukristo ni ukugendera ku rufatiro rwo kwizera Yesu, kuko ubukristo butangwa na Yesu, ntabwo butangwa n'amahame. Iyo uvuze ngo ndasenga cyane uba winjiye mu ihame riguhesha agakiza. Iyo uvuze ngo urasoma cyane ni byiza, ariko nuko uba winjiye mu ihame riguhesha agakiza. Ntabwo duheshwa agakiza n'amahame, duheshwa agakizwa no kwizera Yesu Kristo. Urakoze Pastor, reka tugushimire, tukubwire ngo Imana igumugisha. Reka dushimire umuntu yarabanye natwe muri kiganiro, tukubwire ngo nawe Imana igumugisha. Reka dushimire umuntu wakanze subscribe cyangwa wakoze sabone. Reka dushimire umuntu ufata ibiganiro byacu akabishana cyangwa akabihereza inshuti ye, tukubwire ngo nawe Imana igumugisha. Nawe tugusaba kugeza ubu butumwa ku nshuti zawe, uzabudufashije kwamamaza ubutumwa bwiza. Pastor, sinzi ko ari cyo wakongeraho kuri channel ya gusenga everyday 078 669 662 kuri channel ya gusenga everyday 078 669 murakoze kudukwira kuri channel ya gusenga everyday. Kiganiro ubutaha. Shalom shalom shalom. Witeka umva gusenga
kwanje kukugereho, gusenga kwanje gushirwa imbere yawe kumubavu, no kumanika amaboko yanje kube nk'igitambo ca nimugoroba.